uragiye gusa ibisi ibibazo ibihe bibazo ubwo nuko ufashe umwanzuro uko ayo mafaranga ufite ugiye kuyagura phone ubwo se ubwo tuzabaho gute muri musanzwe mubayeho gute twe dusanzwe tubayeho gute none se nyine iyo ufite ko iyo ugiye kuguramo telefone urumva turabaho nyine gute ngo twe dusanzwe tubaho gute njye mbaye naguze telefone nta n'ikindi kintu cyakorwa hano urumva nta cyakorwa nyine kuba iki se cyane wajya unatuza basukanya umva ubwarimo urumva wansakurije njye nakwihoreye rwose tuvugisha ukuri ubu mbayeho na telefone ndi umuntu w'umugabo gute nyine nuko ugomba gutunga urugo ngize gutya umuntu aramfasha nyihereye udufaranga nabuze kanguremo telefone ese ukeka ko mbaye mfite telefone mwagera ku rwego ibiryo byashyira muri uru rugo nyine nicyo kibazo ahubwo ufite umuceri warashize urabizi nta kintu kiri hano amakara nayahari none ngo n'amafaranga twari tubonye makeya ngo ugiye kuyaguramo telefone ntukangiye nkubwiza ukuri urumva amafaranga uri kumbwira ngo warayakoreye ngo twabonye wabonye wowe nande njye nawe nase si umugabo wanjye kuba ndi umugabo wese wagiye uzamfasha kuyakora cyangwa uzabona yakuye hose waba yakuye ariko agomba gutunga famille ntabwo agomba gutunga wowe gusa mubwiza ukuri rero ntukajya unzamukaho gutyo njye wakoreye amafaranga ninjye uzi uburyo yamvunye ntukajya upfa kumbwira buri kimwe cyose ubonye hamanze nkubaza ubundi ikibazo kimwe urumva ubu njyewe mbaye muri aya mafaranga namaga iminsi 2 bataramamagariye akazi rero dore maze ibyumweru 3 nari kuri rezo ariko uri kunsakuriza ngo amafaranga mbonye mpite njya kuyagura ibyo kurya hanyuma mbigure ntabwo bizashira bizaguma muri urugo ntabwo bizigera bishira n'umunsi wa rimwe mwajye munatekereza ko mukajye mutekereza gutuko mwitegereza we kimwikunda bingana bigeze ku rugo rwego urumva nyandi kubwira ngo ndi gushaka ikintu kimfasha kugira ngo njye mbona akazi uri kunsakuriza ngo yahahigura amavuta guri sukari gura amakara naho byose bizamara imyaka 2 bitarashira urizeye ko bitazashira ubonye rusakurize ngo nshake njye kubishaka naho nakura akazi kandi kubwira ngo bagiye kumama bazabamamagara bamakazi mbona uburyo mbigura namara icyo umuntu narabona akazi mfite telefone naracubiza none iyo telefone tuzayirya njye n'abana bawe se n'abana bawe tuzayiryara cyangwa urabona iyo telefone ngo umunyu washize ntabwo tuzayirya imyaka 2 uri kuvuga ariko iyo telefone ntabwo ari igiye kudutunga muri iyi minsi twaba dushaka n'ubundi buryo ariko iyo telefone utayiguze none se ubundi mbere yuko uvuga ngo urayigura ngo abo bantu bakubone ugiye ukazajya ujya kubareba ntabwo bakubona mbere yuko wivugisha ayo magambo uranyumvira di igihe navugiye njye abana banjye babwirirwa baburaye hejuru ngo yuko ugura telefone noneho ukuntu bimeze ubwo gura gatushe ibyinini ubireke tubona amafaranga yo guhaha hano muri uru rugo hanyuma ningura gatushe abakiriya banjye noherezaga amazu njye mbafotoya kuri gatushe nyabohereza burya uzajya ubafata ubajyane kuri iyo nzu njye kubajyana hamwe abadiaspora nakodesherezaga amazu bo bazabona gute ko njye mfite amazu meza nzaba bigenza gute kugira ngo babone amazu ko mfite amazu meza wazagiye kwa Karole se akazajya gutizuka uyabereka ubwo bwenge n'ubw'ibigoryi bitize n'umunsi wawe njye nukanyuza n'ubwo bugoryi bwawe nimba narize se wowe wize ubikumariye iki bikumariye abana bagiye kuburara hejuru yo kugura telefone ahubwo kankubwize n'ukuri nimba n'umuceri washize mu rugo ni hejuru ubwo bugoryi bwawe kuko njyewe nakuntu umuntu yamamagara ngo mbure n'uburyo nibangaye bambuze kuri telefone kubera ubugoryi none ukanakubwiza ukuri utanamvugisha amagambo menshi ni njyewe mugabo muri uru rugo ni njyewe wifatiye imyanzuro uri umugabo ariko nanjye nkaba umugore ngomba kurerera abana banjye ntabwo bazaburara hejuru yawe hanyuma baca umugani ngo voka y'imbwa ikora iki imanuka iyi nayo mafaranga hanyuma nabo bana ndabizi ko Imana hari icyo yabageneye njye nagiye umvase nise kuguragiye koko basi sheri wibuka kugura agatelefone gato tubone nayo kugura umuceri ninjoro sibyo bimeze bite se ndabifashe gutya bimeze neza nose ntabwo bibona ko ari neza wowe bimeze neza kandi wifashe gutyo ariko wajya ureka kubaza ibyo uzi wa mwana ariko ibyo tubyorohe nese ko numvishe mutongana na papa byagenze gutya wagiye kubaza soso ukandika ubundi wowe na so mumeze mute ngarera nk'ukuntu uba wambaye ubundi muri iki gitondo nose masimbyutse sibwo nyibyuka kuba ari kukibyuka guha uburenganzira bwo kwambara gutyo iyi myenda njye narayikuguriye akasima ko numva uri kuntura umujinya we na papa byabagendekeye gute ko n'ubundi numva nari nyiryamye yumva muracyari gutongana byagenze gute manzi usubize ubundi watashye ryari nijoro ko nakumvisha nyine naje mu saa yine umukobwa muzima kandi wasanga wagiye wambaye mahenure nk'ayo nose si Kigali hari ikintu bitwaye ariko Kigali biki wa mwana we nawe urananiye umbereye nka so papa se yakoze iki wagiye kumubaza so bamuhereza 80,000 aribyo dufite imbere n'inyuma urabizi nta kintu kiri muri uru rugo umuceri warashize ngaho isukari yarashize inzigo byibuze ibintu bigiye guhinduka nishima kibimbwira mvuga ati none twongeye twariye mbona umugabo arahindutse mu buriri turi mu buriri
ndavuga ati ntese ko mvuze ngo twongere twariye nkabona urahindutse ufite ikihe kibazo hoya aya mafaranga nayapangiye kuyagura telefone ngo urabizi nta telefone mfite ndavuga ati umva ibya telefone bije gute nta kintu dufite hano muri ubu urajya kugura telefone tuburaye tunongere tubwirirwe ni gute umbwira ngo ugiye kandi nayo mafaranga ndi kukubwira yari yayagujije ibaze nyine gufata amafaranga urayagujije none ngo ugiye kuguramo telefone y'ibihumbi 80 nta kintu kiri mu nawe urabizi rwose umva ijoro ryose twaraye dutongana buracya Perezida bimeze bite akumujurika bibanze mubwira nimagaritse mu mwanya wose ungana gutya ku muhanda bamva naso rufite kose wowe nagura amenye ikibazo mfite koko tuvugisha ukuri ni ikihe kibazo ufite gituma mpagarika umwanya ungana gutya ku muhanda kose nimba naguhamagaye ubizi ko ntafite telefone mba naguhamagaye kuri telefone yawe none si ibintu twari duhanye ntabwo wari ugomba kwibahiriza wowe wese nimba ngiye gutira telefone kugira ngo nkuhamagare uzantu njya gutira telefone mvuye mu rugo akora nayo ibintu byose ugomba ugira ushaka tugende ibi ntabwo ngenzajya nkomeza kubyihanganira nawe icyo nkwangira uvoma hafi nakuvoma hafi ngiye nkuzaniye amafaranga umuntu tugiye kugenda kuguraho telefone ntago ari inshuti yawe ntago umwizera harwo yakuburiya na make yaguha wowe nk'umuntu wamujyaniye umukiriya kuba mwizera ndamwizera sibyo ariko rero ibintu byo kuntinza ku muhanda umpagarika abantu bose banyuraho bagize ngo ndi icyapa kiranga abagenzi cyangwa n'inzira iranga ubukwe ntabwo bikunze ngewe basi unyihanganiye pe ahubwo umva manze nkubwire amafaranga tugiye gutanga ni menshi mwana wa mama ndabizi babari ubanza umbwiza ukuri uwo muntu tugiye kugurana nawe telefone ni umuntu wawe uramwizeye ku buryo ari buduhe ikintu uzonga none se nkubwiza ukuri iyi mfite niwe wayimpaye urumva na mushuti wanjye bita Jean Claude niwe yayimuhaye ubwo se urumva yagwa telefone mbi nimba iki nagiye kuma wowe wizeye kari kizima jeyo ngiye amafaranga nyafite cash ku mufuka ndahita mupesa nawe dukubita ibintu bizima mbinda nimanukira ariko ikintu condition ugomba kumenya nimba telefone ibifotora neza ibifite na WhatsApp ibyo byose irabifite nugira ikibazo gusa tukiraho dore ikintu ngiye kukubwira kubera yuko umuntu ngiye kugushyira acuruza ibintu bya original yambwiye ngo nta kintu ari bumpime wowe ugomba kuba amafaranga kandi tutukiraho amafaranga ugomba kuba ntugomba kurenza inoti 5,000 bijya munsi yayo ntabwo ndi buyemere bitarutse mbigwa telefone ni yawe ni ugiye kungurisha telefone cyangwa ni ugiye kugura telefone niba none utari kunyumva neza igenda cyo kumushaka uwawe aguye telefone ushaka ngiye mbivuyemo nanashaka n'undi mukiriya tuyihare ariko mana urakabyiza uko papa amaze ibyumweru 3 nta telefone afite ariko nyumvira nk'iki kigo gira n'ubundi uruwaso nase ubundi yimuhiye ngiyo tukajya mbere yuko wivugishwa ubwo bwabo bwose uranyumvira iki kigo gina byaye di ngo niyo yamara amezi 2 ariko ntago mugomba kuburara papa nawe arakabye pe arakabye nyine wakabimuteshize kanyumvira n'ukuri n'umuceri washize isukari yashize n'umunyu washize none nyumvira n'ibyo bibazo bijemo hajya amakara yose yashizera hasigaye incenga ngamunyumvire nyine ubuso turabigenza gute murabaho muti ko muri bubwirirwe mukanabura ako papa nawe arakabye yaza kugura telefone ka makeya ayandi twayahahisha telefone ya 40 ntago ziboneka nganyumvira nk'igihe uje kubivugira yinjajwa y'umukobwa ra yuzo ukabimubwira ubundi wari uhenye ibiki umva rero nkubwire muvana saba basi ngiye ikintu ngiye kwemeza niki ni kimwe nimba ukemera ninjye nangabona telefone niza ndaguye inote y'ibihumbi 3 ibyo nubyanga ubyihoreye nanjye ntabwo tutari miki bitatu ari mikira saka nigendera ubwo rero oya ngaho noneho genda wajya utuza ukaba umuntu w'umuga inote y'ibihumbi 3 z'ibintu bigura uri kise muri ikiro cy'isukari kigura ngahe ese ngenda hanjye mu isukari isukari ikiro cy'isukari kigura inote y'ibihumbi 3 kwanza na 3 ni byinshi umuceri ikiro kigura inote y'igihumbi inote y'ibihumbi 3 irimo ibiro 3 by'umuceri wabirya igihe kingana gute tuvugisha ukuri none se umuceri urya wonyine ra sawa nimba wumva ko ushakira ibindi ugiye kwifuza kuri ngiye nanjye urabizi ko nta mafaranga mfite ubwo tubyihorera katubireke nyine bitana kubwiraga urabona havamo ibiro 3 by'umuceri urumva havamo n'imboga gusa nyine kubera kuri inshuti yanjye nashaka kuguhombya nawe bitatu nabyemeye tugende ndabona udushaka kuza tugende kuko ese kuri kunuka ariko mana nyagasani uzi ko uhenderwa mu isoko ugagenda utonganya inzira wabuze inzira ni wowe yuzuka byuka kabimubwira yarinze agenda
njyewe nihanganye nkora ibiki ndasakuza umukobwa muzima araryamye none aje kumbwira ngo yeguriye 20 yuko ukabimubwira njye nari kwivanga mu by'urugo rwanyu se njye narinzi ibyo muri gupfa iby'urugo rwacu wose nagura umuryango wacu nari nananiwe natashye ndushye nyine n'ubundi se waba wiriwe mu burayi ukawumbwira ngo gututana ako sinamurabona ndi indaya njyewe wambaye gutyo gute nese kwambara gutyo bivuze ko indaya imbere rero nawe wenza muri isukari vimbere gira vuba none se gira vuba wajya kugurisha iyo telefone se cyangwa ukayihaso ukabona ibyo muri urabona ufite uburakari bwa danga ariko ndebera nko kure kakambaye kakaza kavuga amagambo Kembo asesha wacana ubu ni inshuro kangahe urwumuhagaritse mu mihanda ngo ntegereje wowe wabibonye ujye nk'ikintu cy'igwinini kidatekereza nimba nkubwiye ngo tuye duranga sanga ujye wubahiriza abasaha yanjye nyine ndabyumva njya amasaha nayubahirije ahubwo uyu mugabo ni wankereje mu nzira urabizi abagabo bafite abagore babanje no kubitaho ibyo ntabwo babindeba mu kazi kanjye ujye ukorana n'abashaka umukorana abatabishaka bafata umuhanda bagende ubwene ko rubizi ko ngomba kukuzana umukiriya ushyushye umeze neza ahubwo no kutwihanganira tukira aho ngaho amafaranga mwazanye amafaranga arahari ahubwo umuzigo uri he nase nawe kubita umuzigo nta mafaranga mu mwanya nze turagwa amafaranga ntacyo turabona ahubwo mudufata nk'ibintu by'ibigoryi muri ino mihanda ugomba kubanza ukanyereka amafaranga nangize nguhereza umuzigo wanjye nanjye ntuye okay ntabwo tugiranye ubu ngubu nigiye kuduteranya koko ese ubundi ko mbona nakarita ufite terenguye umuzigo se tuvugisha ukuri ndiko naje nabwiye ko nshaka telefone nabwiye ko nshaka telefone ziza muri envelope tuvugisha ukuri ubundi uretse kuva envelope wakoze urayumva ugabo ndera nk'umukiriya nawe wanze ni uyu mukiriya wawe wamuzanye utamusobanurira na bwa mbere agiye kugura telefone ya smartphone yamaze mwana ngiye udutorosha afite unuza aya makosa yose nyakiro kuri wowe kandi ikindi kigo mugomba kumvikana je ntago ndi ku cicaro cya MTN cyangwa icya Airtel ngo ndacuruza amatelefone munamenye ko gucuruza amatelefone mu mihanda bitaba binemewe ibintu turi gukora leta idufashe yabidufungira kwanze nimbona no kwivumba cyane iyo telefone nutabona ari nzima uyinsubiza none se ko mbona telefone yaramenetse ukunyumva nk'umukiriya wanzanye wazanye umukiriya wo gucyocorana nanjye cyangwa kugura ariko se ntaga ubundi uretse ubwenge bucye wigirira we ntabwo ubona ko ari anti block yamenetse mereza ibintu byanjye ngenda muze umva umusa ngwino garuka ubutaha nimba muje kugura mujye mugura bana kuza kuri terana amagambo nanjye sineme no gucuruza ibintu mu mihanda uragura ntugura nonse ushaka mangaye tubanze tubivugane koko wakanda bona iri kwaka siyango ni 80 byonyine by'amanyarwanda ibihumbi mwishuri muhe bya 80 ngiye mwishyura 80 no singe ndasigarana miki nonse ngiye we yamuhe gusa ngiye nsigarana telefone nicyo ngicyo umva 80 ntabwo biri bukunde nanjye ntacyo nasigarana ntimuze kunzana izo nzinya zanyanga mu nyishyure cyangwa mu biri arayafite arahita yagwa we yamuhe kurimo we yamuhita yamuha yose nyamaze nyasigarana umva bimeze iyi telefone yawe urabona urumva tuzoya no gukoresha inanti block urumva ni 77 rwose urabizi ntabwo twajya kure kandi urabizi reka mubyize ukuri bitewe n'ukuntu iyo telefone mba nayizanye biri muri risk nanjye ni mutamereza 80 mu bireke ako se kandi mubwiye muvanye nanjye nta kindi kintu mba ni nta kindi kintu wampaye 80 kabyemera wampaye 80 nyumva neza ariko nyumva neza nta kindi kintu mba ndi nta yindi njya urabizi ko nta kimuri bumva 77 mbese ndi kugwa y'ubukomisiyoneri none mbese uyu wakuzanye wazanye ntacyo ari buguhe niyo dufite imbere n'inyuma yame hariya mugira kode ese wagira kode nawe uri musheri nk'abandi bose akubutaha nimba mbabwiye ngo uzana umukiro uri seriye uzana umukiro uri seriye pana guterana amagambo nanjye tugiye kuvuga amagambo nk'ay'ubugombozi n'iki You think say they wise? nganyereza amafaranga yanjye no original kapo uri mu biki iradukunda Pascal okay sa ubwo urakoze cyane mumereza nibajyamo amasim card yanjye nibajyamo sim card shankuraho business wada kumva sauce yaguyemo inshishi akazi bundi ni gutya gakorwa urabona ukuntu umpendesheje ariko njye we kutambwiye kare iki telefone kinini kuriya gifite appareil izi ese uramusabye telefone ifotora neza ahubwo hariya turamuhenze uya mu inshuti yawe cyangwa umwana mwiza ngiye mbashiye kumukunda cyakora no kwangubwiza ukuri bya bitatu wari ubikwiriye ngiye nza ko mfite 10,000 nari kubiguha iriya telefone niyo nziza niyo ngomba kugenda uriya mugore akagabanya akajagari mu rugo wambwire ngo singure telefone iriya niyo ugomba gukurayo
buryo n'abaturanyi bazajya bambona bavuge ngo Mujomba ntago ari umuntu ubaho. ariko uza agaciro kiriya telefone ya nshyashya Igura ngahe? ibihumbi 150. Tekereza ku mafaranga yose tumuhombeje. Urumva yatekereza Wamwe ko akarahuri ko hejuru niko kamenetse akarahuri bakagura ngahe? kariya karaza si igihumbi cyangwa Tujya tujya kugura. ufite n'amafaranga n'andi mafaranga kwa bitatu. Tuzahita tujya kugura nimbona amafaranga. Sawa ntari ariko wumve yuko ni karite n'iruzungu. Ariko basa nibuke neza ibintu nababwiye, ntihagire umuntu uza gufungura ibi bintu ataragera iyo agera, kuko ntabwo byemerewe gucuruza amatelefone yawe ukaza hano mu mihanda. Ntabwo twabikora pe. Wallahi mbakubise Ndayifungura ngende ndi home. N'ubutaha ubwo wallahi mujye muza mbakubite n'utundi tuzigo, sibyo se? Dusubire Ariko nawe usigaye ugira ubwoba bwinshi dusubire sha bigira bushire. Vraiment bigize ukuri. Iyi telefone madamu wa none araza kwishima. Madam! Jamako! Jamakoma! Shari! Muza hano! Se ko abantu bose bahuje. Umwana ari hehe? Muhamagare ngwino. Kuri gusakuza byagenze Nabaka mbabwiza ukuri. Umufuka w'umuceri uzajye se ko uri kuza. Gabanya umunwa banze wumva Imana igendera abagabo. Imana igendera abagabo. Umugisha muye nawe uyu munsi ni izina ry'Imana yo mu ijuru. Maze kubona ko wagira ngo hari icyo mfana ni Uwiteka. Ngatubwira uwo mugisha ukuye mu ijuru uzanye kawunga uzanye n'umuceri. Uri hehe? uzanye amakara. Bebe banza wumve. Sheri ya telefone nagiye kugura. Ngiye kugura telefone isanzwe. Bame telefone ariko yajyamo WhatsApp kugira ngo ngenere kabakiriya. Uzanye telefone nziza. Mana y'isi n'ijuru ngo nziza. Ariko nyumvira nk'aya magambo. Bamubise ngiye nagiye kugura telefone baramwe ngo telefone waruje kugura igura ibihumbi 180. Bayimereye amafaranga ibihumbi 180. Ariko unyumvirishemo umugabo afite ifite kamerizi. Ndashiramo snap. Mama sibyo. Uva witsa kuri telefone ngiye nkubwije ubu ngubu mugiye kubaho mw'abazungu. Buri kimwe cyose mbonye mfotora nohereza abakiriya bohereza amafaranga. Foto mbona ikintu cyiza mfotora nereka ibyo nakoze bamakazi. Ndebe ko muzongera kuburana n'umunsi wari mwahanganje nyiri inzu nawe. Oya nta kibazo. Iyo telefone yizane none yishaka. Tuyigese turayirya. Ye guki ikintu bita imbwa y'agasuzuguro mu rugo agasuzuguro kawe. Nge mwereka ko umugabo ashobora kubaho afite icyo yaguze aricyo gitunze uru rugo. Abantu mubona ngo umuntu ngo uguze telefone mbi ngo telefone zose zirahamagara ngo telefone ipfa kubihamagara hoya. Mujye mutubabarya telefone nziza niyo baguhamagaraho ukanayikorera akazi. Ntabwo mujya mwumva abantu bakina business bazikinya kuri telefone. Ntabwo ujye byumva. Ndabyumva. Ngewe telefone nza cyakora Imana igwira abantu mwuka byara mwiwe. Dore telefone. Nuko ushaka umusekirite tuzajya tujyana. Abanyerondo bajya mwishura amafaranga kugira ngo tujyane kuri telefone igiye kuzanyikisha. Nizina cy'Imana yo. Ubwo se telefone na iPhone ni telefone bwoko ki kubijyo. Telefone uguze 180 iri gutakagiza gutyo. Wagira ngo n'umufuka w'umuceri waronzaniye. Akazana turebe. Ndababwiye ngo umuntu wimaye ni muwangiriye ariko mbabwije ukuri nanababeshi. Ni izina ry'Imana yo mu ijuru nsenga nguzi ikintu bitu nta nubwo ari telefone ni igifara. Ariko irafotora ku buryo ni ifoto yitiza ako kanya. Umuntu akayifata kugira ngo imanika no mu. Burya muzabane neza mw'abantu. Sheri muzabane neza. Twahuriye mu kabari nzi kari burage Renzo anjyanye ku mutipe arambwira ngo ngenda guha umutipe w'inshuti yanjye ni umuntu nizeye. Inyangamugayo. Umusore ngo biga ngo barimbanye muri korale. Barakuranye n'urubyiruko ngo bariganye. Acuruza amatelefone mu mujyi kuri poste. Aki iyo telefone igiye wayitakiye. Yanze kuyima. Wagira ngo nizamuza telefone yanze kumera mu mujyi. Arambwira ngo tugende twicara ahantu hamwe arambwira ni hayimereye. Kuyikubita amaso gusa. Umutima utuvuga ngo ibyifuzo byawe ni ibi ngibi. Papa watwaratse telefone uri gutakagiza. Telefone gusa se ko ariyo ngiye kubereka Sheri. Inzara iri kutwica ngo telefone. Tuzahita tugura hano uzahita nkuyingi yituye. Tuza reba telefone ngiyi. Telefone vuga ngo umuzigo. Ako se telefone bayigwaye muri envelope. Je narakubwiye wibe envelope buriya ushobora kubona envelope ukavuga ngo ni envelope dore ngiyi ariko ni ngiye uzibanga riri muri iki ngiki. Buriya mbabwiza ukuri ntanababesha. Muzabane neza na buri muntu wese mubona. Ibyo nago tubihakanye. Muzabane neza na buri muntu. Dore ngiyi nanjye nabanje kuyisuzugura ndavuga ngo iki kintu ugiye kumera muri envelope nyikubita amaso. Nje nababwiye ngo ikintu kimwe mugomba kumenya muzabane na buri muntu neza. Kuko ngiyewe
ibingibi bimbayeho ni amahirwe gusa. Nimwe bavuga ngo kanihera umuntu twabanye neza. Telefone singizi. Aha. Akose iyo ni telefone uri gukuramo gusa cyangwa? Ariko ibisishya nako. Sha mani ya danje koko nkuko yabivuze.